birangije inkota zose zize yahamagaye inkota mu gisagara 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 inkota zirabajabuka kumbe hakuno aho the best one ari the best one hano muri box nawe afite aturisha inkota zirimo harimo inkota uyu nawe igiye kugenda buretse kugenda wowe buretse kugenda nayiturisha izindi zose mu gisagara dore inkota uburyo zigendamo yahamagaye inkota n'Imana y'inkota icyitwa inkota cyose kuri we nakantu tota nayihamagara aba bari kandi bagiye kongera kubona fight mu gisagara reba film episode ya 35 Sword Snow Stride yahamagaye inkota zose dore inkota mu gisagara n'Imana y'inkota Lichongang Mzee Kaboko Sword Snow Stride dore inkota yahamagaye inkota zose mu gisagara nta yindi isigaje kuza n'izindi zigenda ziza filimi iraha inkota nyinshi uratsinda oya kuba inkota nyinshi nzifite ntago bivuze ko ndi butsinde umubare inkota ku muntu nkura ntacyo wamara ariko ntacyo n'ihirwe rya mbere n'intambwe ya mbere bifite icyo bitanze wanga zangizingiza inkota ntacyo zamutwara kumbe muzee dore ukazamuka dore sikari yagendaho dore sikari filimi iraha dore sikari yarimo arazamuka muzee filimi iraha haraka dore inkota